rutahizamu nimero 9 ukomeye. Niba Rayon Sport yarakinishije Papley nka Force 9, umukinnyi ukina ku 10 agakinishwa 9, ni ukuvuga yuko mufite ikibazo cya rutahizamu. Muri transfer policy z'iyi sezo amakuru niherewe n'ubuyobozi bukuru bwa Rayon Sport ubwanyu, nabivugiye kuri Radio Rwanda, mwambwiraga ko mufite plan yo kugura rutahizamu ukomeye, muzagura miliyoni 50 z'amanyarwanda, ni 40,000 by'amadolari, ndetse mukanagerekaho kuzana Hussein Chabalala uzaba ari umusimbura we. Iyo yari polisi yanyu, mwanyibwiriye ubwanyu ka Rayon Sport. Ari n'abareba bakuntumyeho nawe ati Rugaju atubwira rutahizamu miliyoni 50, ntabwo atubwira Chabalala, aravuga ati Rugaju turabiza avugisha ukuri pe, atariko niba ari abantu bo muri Rayon bamubwiriye azaza tubwire uko byagenze kugira ngo niyo mpamvu mbigaruye twe turi abanyamakuru tubabwira ibyo amakipe yanyu avuga. Mu yandi magambo ndashaka kubwira ubuyobozi bwa Rayon, mwabeshye abafana banyu, mwavuze ko icyabakomye mu nkokora ari ikibazo cy'uko mwari mutegereje amafaranga kuri Rayon Day, mwashoboraga gukura muri match ari kwera muri stade Amahoro, birangira itabereyemo kubera impamvu twasobanuye tutagarukaho. Ariko ibyo nimwakwemera ko byica sezo yanyu, kandi niba mwari muzi ko kwizigira Odepar nivuga ko ugiye kugura rutahizamu miliyoni 50, nuko wemera ko iyo poste uyirwaye kandi ukeneye umukinnyi Lorenzo. Iyo ubuze amafaranga wateganyaga kuyakura ukora iki? Wemera gusqueezinga yo budget, wemera kwizirika umukanda ku bindi bintu runaka, ariko icyo kibazo ukagikemura kuko kiradefinisa sezo yawe. Ariko no kuva sezo ishize Rayon Sport ifite ikibazo cya rutahizamu cyane, niwo mwanya wari ukeneye kurusha ibyo. Kandi ibintu Rayon Sport izibitunga iba kubera ba rutahizamu itungwa n'ibitego. Chose grave igitunguranye kandi bikinateye impungenge nuko n'umwanya wo kwifixinga nawo hari kuko harabura iminsi ne. Ni ibintu byakorwa, transfer wayikora mu munsi umwe amasaha 28 karangira, ni ikibazo cy'amafaranga. Uko twaganiye na Robertinho ntabwo ari ikizere cy'uko azasinyisha rutahizamu, nta kizere gito. Nje rero nkavuga ko uko Rayon Sport yakinnye yabisobanuye neza mu ijambo rimwe, umutoza w'amagaju kuba hari Rukunda Abdurrahman Papley yamushyiraga umukinnyi mu mugongo kuko si umukinnyi muremure ngo aratsindisha umutwe. Yarabizi ko Ombolenga ndetse n'uwitwa Bugingo aribo batera crosses baje mu mpande. Yaravuze ngo kuko bafite rutahizamu mugufi ari Papley, bakaba bafite nimero 10 mugufi Fisto, nawe Fisto nano gafite 1.70 m, biravuga yuko imipira mu kirere batari buze kuyigerageza kuko barabibona yuko badashobora gutera imipira ngo bayitsinde. Igishoboka bari bukore niki, nimero 2 na 3 bazajya gukora ibyo bita makati, nukudatera cross bageze hagana muri kona, ahubwo nukuzajya binjira basa n'abagaruka hagati mu kibuga kugira ngo bakombine na bamuhire Kevin na ba Fisto babone kwinjiza baroko Rukunda Abdurrahman Papley atsinda igitego. Icyo yabwiraga 2 na 3 be ndetse na umutima wa defense we ndetse na nimero 5 afite umudefense, mufunge mediane yabo. Amagaju afite umudefense. Icyo rero bakoze nicyo bita gukina block bar, nugufunga bakabana bagakora urukuta ko Rayon Sport itabasha kwinjira mu rugo rw'amahina. Niyo mpamvu igitego cya mbere Rayon Sport yagitsinze kuri corner. Ni umupira wavuye ku mupira w'umuterekano Muhire Kevin yateye, hanyuma utsinwa n'umudefenseri Aimable, uwo ni muremure, ntago wabaye muri kombinezo. Hanyuma igitego cya kabiri nije Adama yazaga ahitamo kutakora za kombinezo ba Kevin bakoraga, ashotera kure inyuma y'uruga rw'amahina. Urumva ko ni solution itandukanye na yindi yo kuvuga ngo turategereza rutahizamu ngo tumugereze baro mu ruga rw'amahina ngo akozeho gusa baresunikira mu izamu. Rayon Sport ikeneye umuntu ukora finissage, urangiza akazi. Nimero 9 iyo ni suggestion ya mbere. Icya kabiri mwatahana muri iyo match wenda kubatara mu shoga rw'imikino umunsi, biragaragara cyane ko Rayon Sport ikeneye kusubira ku cyitwa drawing board kubijyanye n'uburyo igomba gukemura imibanire yayo n'imyumvire y'abakinnyi mu isi y'umupira w'amaguru w'iki gihe. Gute ndi umuntu Rugaju udashyigikira ibintu bimwe na bimwe bishobora gukorwa mu buryo bw'umwijima. Nemera ko umupira ukinwa mu kibuga, and I really believe ko iyo watoje ikipe neza yatsinda, ariko abakinnyi bakuru dufite mu Rwanda
ntari buvuga amazina ku mpamvu z'umutekano wabo bamaze kwangirika mu bitekerezo, bazi ko gutsinda umukino bisaba izindi mbaraga, inazi mu gihe ibyo bintu babikora. Jondo bamwiraga mu biryogo bati inazi irahari, batuye aragiterekamo yakiguze. Babwiye perezida wa Rayon Sport, sindi bubavuga amazina, bamusabye amafaranga yo gukora iriya match Amagaju. Apana kuvuga ngo bamusabye gukora iyo match. Perezida arabwira ngo simpari, ndi mu masengesho. Biri no mu byatumye abakinnyi ba Rayon bamwe na bamwe ngo baza muri no match batishimye, bamwe ntibanakoreshwa bavuga ngo ntabwo turi kubona ikipe itubakinga, bavuga ngo twakoze match ya Marine, ntabwo twajya muri match ya Magaju tutayikoze. Abakinnyi bakuru ba Rayon Sport bamwe twita abasinya, utagira izina nari muvuga, ntibemera ko bashobora gutsinda Marine cyangwa Amagaju badakoresheje amarozi inazi. Ivyo nkavuga yuko rero niba ari uko wabagusuzi yuko ariko babyizera, ubwiye founding ugomba kuba founding muri icyo gikorwa. Numbwira ngo ugiye gusenya iyo myumvire, wakabaye barabimenye kare ntubagure ya myaka transforge. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ndimo ndavuga ibintu byose biri ku murongo bisobanutse. Ubwo directly mu buyobozi bwa Rayon Sport birimo birageramo kuko ni ibintu bazi. Nimwe mu bantu bari kumenya Rayon Sport cyane muri iki gihe, ntago mbyigamba ndabizi neza. Shaka yumve n'izindi radio rero ndayizi ubu ndayumva. Ingingo ya gatatu, birasa n'ibiganisha ko amatora yo mu kwa 10 utabicunze neza Perezida Jean Fidel ushobora kutayagaragaramo cyane kutayatsinda. Ndomwe mu bantu bagukunda, urabizi bitari uburyarya, tuganiriye bitari rimwe bitari kabiri, nemeranya na management yawe, ariko without results ntibikunda. Nta muntu wajyana nawe udatsinda, nta muntu wabwira ngo uri kubaka gusa udatsinda. Harimo kwezi kwa 9 gusa tukagera mu kwezi kwa 10 abareyo bafite uburenganzira bwo kugena hazaza mu myaka 4. Make no mistake, niyo haba harimo n'imbaraga wenda let's say niyo haba harimo n'izindi mbaraga, nibyo nshaka kuvuga. Byagorana cyane ko hari umuntu wa defend iyo statement online nizaje nazo n'imbaraga, nizaje n'imbaraga, nizambere nizigize imbaraga. Oya, ibyo wibigira utyo. Icyo nkubwira cyo ni kimwe, nta n'uwa defend iyo dossier ye ahariho hose adatsinda. Rayon Sport datsinda ntabwo kuba byumva Jean Fidel niba ukoze match ebyiri za mbere unganye utakaje amanota, uri mu rugo aperi iramutse igutsinze yahita kujya imbere, yahita waba ufite amanota 2 ku manota 9. Mu gihe aperi yatsinda ibirarane yahita igira amanota 9 ku 9, wowe ukaba ufite 2 ku 9, yaba ari amanota 7. Ibirarane yahita igira 3, wowe ufite 2 kandi ufite ibikini bitarakina. Yego tubare ko yanayitsina kuko irakomeye. Birashoboka ko jone ya gatatu kuri rero yarangira muri icyo gihe tubibaze mu bari sanzwe. Rayon Sport ifite amanota 2 ku 9, aperi ifite 9 ku 9 mu gihe aperi hayitsinda. Uzi bivuze mu gihe aperi yabatsinze n'ibirara yaba ari 7 ni match 3. So sezo rero biri like ko mutagize icyo mukora yarangira bitarenze na mbere uko amatora sezo yaba yara jone 15 ikifaze aho ni ki jone ya gatanu. None se aperi kumezo aperi wabonye ejo wabonye kwa gatandatu igusiza amanota 10 kwizigituye tuvugisha ntayo wakuramo ushatse give up byarangiye bivemo pe. Abantu rero ngira ngo ikintu gikomeye cyane kiri very alerting cyangwa se giteye kibwira abantu ati nyabona nuko abantu burya iyo barimo babara imikino bakavuga ngo imikino 2 ni mike, ariko imikino 2 ni myinshi ugendeye kuri iyo factor ya mukeba uko ahagaze. Mukeba yaratameze neza zishize akora imikino